Good afternoon, beautiful people. Nizere ko mumeze neza. Bazaniye updates kuri Heritage Runway party yabaye ejo ku mugoroba ku wa gatandatu. Byagoranye kugira ngo nyine tubone amavideo yose kugira ngo tubahe amakuru yose uko yagenze muri rusange, ariko turakomeza tubaha updates uko amavideo agenda aboneka. Well, so let's start with the session of fashion. Kuko n'undi niyo yabanjirije ibirori, twabanje gukora fashion and modeling, and just look at my girls and boys, they are cute and smart, they mashed it. Basaga neza, bari bambaye neza. Oh my god, ababyeyi baje kudushyigikira, baje kureba ahantu tugeze. Dushimiye ababyeyi bahageze bakareba nyine ukuntu ibintu bimeze, bakareba aho abana bageze bakuza impano zabo. Yego, aya rero ni amafoto uko dukomeza kugenda tubona n'ama videos na session ya culture, aho nyine twabyinnye umuco nyarwanda n'ibindi turabibaha. Ariko so far twabonye aya mafoto, niba twaba ngo tuba updating ko abantu bakomezaga bambaza ngo ejo byagenze gute, ejo byagenze gute. So murebe video yose muyirangize ejo nuko byagenze. It was fun, it was amazing, we had fun.